nazanye ubutumwa Uwiteka yampaye kubwira abantu. Yarambwiye ngo ubu butumwa uzanyumva wese, dore nkarabiye imbere y'abatuye isi bose, ntibureba idini runaka. Yambwiye ngo bureba icyitwa ikiremwa muntu. Ubu butumwa burareba umuntu wese uhumeka umwuka mu mazuru. Ndakarabye imbere y'Imana, aho kugira ngo Imana izanyice impoye ubu butumwa, wenda abantu nukuri ntabwo mu maboko abantu bakarangiza akuka kagahera, ariko ntaguye Uwiteka atari wundakariye ngo subirwe n'amaboko y'Uwiteka. Ubu butumwa rero buravuga kubyerekeranye no kubyara. Onapo Uwiteka nagiye mbutanga mu nsengero, igihe cyabyo numva kirarangiye, ariko Imana yangarutse irambwira ngo ngera urangurure, nurangiza ukarabira imbere y'abantu bose, uwakumvise wese ntacyo azireguza. Umva uko ubu butumwa buteye, bene data nshuti z'umusaraba. Imana yigeze kunsanga integeka gusenga amasengesho y'iminsi 3, imbwira ishyamba njya kuyakoreramo, imbuza kurya no kunywa. Namaze gukora ayo masengesho, mu kuyasoza ngira ihishurirwa, ngira iyerekwa. Ntabwo najyaga nerekwa, ariko icyo gihe nareretswe. Nagiye kubona mbona icyobo kinini cyane, ureba amaso yawe ntahereze. Ngiye kubona mbona cya cyobo. Ngiye kubona nanone mbona hejuru kuremba utwana tw'uduhinja. Twari turi kurira, amarira yatwo kugira ngo atembe amanuka, agatemba azamuka. Nko muri metero imwe yamarira agahinduka igicu cyera. Nuko yamarira mu kuzamuka kwayo marira mu kirere, mbona ibicu, izuba n'ukwezi biritaje, bihingukiye bya bicu byayo marira biri guhingukira mu muriro mwinshi. Nuko muri icyo gicu cyayo marira habaga harimo gutaka kw'amajwi y'izo mpinja avuga ngo, Uwiteka uzahereza he no kudahorera amaraso yacu. Ngiye kubona iruhande rwanjye hagaze umugabo wambaye ibyera. Shaka kumwitegereza ariko birananira. Arambwira ngo itegereze neza, ayo marira ari kuruhukira ku ntebe y'Imana. Nabonaga ari ikibatsi cy'umuriro udasanzwe. Nuko mu gihe nabyitegerezaga mu kandi kanya, nge kubona mbona cya cyobo kizingazinze nk'uko bazinga urupapuro muzingo w'igitabo, bona bikuweho hahindutse kibaya kinini cyane. Cya kibaya ngiye kubona mbona kirimo abantu benshi, utabara umenye umubare w'abo bantu. Nguko tujya tubona mu biterane, amakorari, abakirisitu uko bicaye, abashumba, abapasiteri, abavuga butumwa bicaye aho ngaho, nuko byari bimereye ndi kubireba. Ngiye kubona mu kanya gato mbona bamwe ibiganza byabo kugeza mu nkokora byuzuye amaraso. Aya maraso biti biremve yafatanye, abariho yuzuye amaraso. Nabonye ayo maraso ndetse n'abashumba bamwe, mbona bamwe mu bitwa abakozi b'Imana cyangwa se abihaye Imana, ayo maraso abariho. Mbona na bamwe abaririmbyi bari kuririmba ayo maraso abariho. Ibyo biraso bimeze gutyo, wagira ngo bisha abantu. Ngiye kubona mbona abandi ibiganza byabo n'ibizima, nta kibazo kiriho. Nabyo ngiye kubona mbona birizingazinze, bikuweho gutyo, nabyo biragenda. Hashize akanya ngikitegereza, mbona imashini iturutse nk'iyo hakurya cyane. Mbona iturutse ahantu ku musozi wa kure, iraza iranyegera. Nguko ngiye kubona mbona ihagaze aho nk'aho imbere yanjye, ariko itanyegereye neza, nko muri metero 20 ngereranije gutyo. Ngiye kubona mbona ya mashini iruhande rwayo ari umufuko igeri cy'imyumbati. Mbona nanone ibiganza gucira kugeza mu nkokora biteruye cya giheri bisutse mu mashini, hazamuka igikuta cy'inzu. Mbona urutoki rwonyine rutahari ku kiganza, rukanze kuri enterebuteri. Nuko ngiye kubona mbona ya mashini iri gusya, hasohoka agafu keza kanoze. Nk'ibyitegereza ibyako gafu, numva ijwi riturutse mu ijuru, ririmo guhorera kumeze nk'amazi y'uruzi.
ryari ijwi riteye ubwoba, rizi iki ngiryumva numvishe nta musatsi mfite, numva inzara zamvuyeho, numva nanjye ubwanjye meze nk'uwapfuye, numva meze nk'aho ntakiri umuntu. Nkicyumvira ijwi nashyizeho gushyira ikiganza ku gutwi kugira ngo nakomeza kuryumva ko ryari riteye ubwoba bwinshi cyane, ryaje ryitegeye ku gutwi, ariko numva ryatoboye ikiganza n'ubundi nkomeje kuryumva nk'uko naryumvaga. Rimpamagara gatatu ririmo uburakari bw'inkazi, rimpamagara ngo yewe Riziki, yewe Riziki, ko niko nitabaga ngo Karame, Karame mwami, yewe Riziki, ni Karame mwami. Rirambwira ngo ihutana ubu butumwa muri iki gihugu, aho ukandagira hose ubibabwire, n'abatuye isi no kugera ku mpera y'isi ubambwirira ubu butumwa. Rirambwira ngo umbwirire abantu biyandurishije ikizira cyitwa onapo, ubambwire ngo ndi Uwiteka, mbanguye inkota yanjye, ndi Uwiteka nje kubasya. Ngo nk'uko umuntu afata imyumbati agashyira mu mashini agasya, niko nje gusya abantu. Ijwi rirambwira ngo umbwirire abantu bari gukoresha uburyo bwitwa kubara, ngo mbabwire ngo ntimurusha Imana kubara. Ngo yabishatse umugore yajya asama inda imwe yonyine gusa, ikavukamo abana 8 icyarimwe, 10 icyarimwe se, 12, 13, 15. Irambwira ngo nzabaza abantu ngo icyitwa ikiremwa muntu, ngo mbese ubwo buhanga Imana yabushobora? Byashoboka. Imana ibikoze byashoboka, ibigerageje byakunda. Irambwira ngo nzabwire ngo abazashidikanya ngo cyane cyane mbwira abagore ngo kwimbe bibabyara, nzabaza abagore ngo aribo n'imbeba umunini ninde, ngo kangahe bahuriye n'imbeba kwa muganga zigiye kuringaniza. 2 ako nkarenge. Irambwira ngo nzabwira abantu bari gukoresha icyo bita agakingirizo, prudence prise. Irambwira ngo nzababaze ngo mbese gakingira icyaha, nguri kugakoresha wese kari kurushaho kumukingurira amarembo agikuzimu. Imana irambwira ngo nzabwira bari kumena intanga hasi, ngo bazasome mu Itangiriro igice cya 38 ku murongo w'9 n'umurongo wa 10, ku muhungu wa Yuda Onani wabigerageje Imana ikamukumbanya ikamwica. Irambwira ngo nzabwire abafite ikibazo cya onapo bazasome muri Yeremiya igice cya 1 ku murongo wa 4, havuga ngo nakumenye utarabaho, ngweza ukiri urusoro mu nda ya nyoko. Irambwira ngo nzabwire ababyeyi ngo nzabwire abantu ngo isona nyoko batarabaho, nubwo aburi umusaza ngo isona nyoko batarabaho, Imana yari kuzi, yarakurebaga. Nuko irambwira ngo nta muntu numwe nubwo yavuka ari ikinyendaro uvuka Imana itabizi. Nuko ubwo rero nubwo wayikuramo ngo nuko ari ikinyendaro, nawe ntuzabura gupfa kuko wishe umuntu. Nuko twikomereze aho ngaho. Imana irambwira ngo abafite ikibazo cya onapo, ngo mbese yanditse muri Bibiliya, bazasome muri Yesaya 6:6 ku murongo w'9. Hari ijambo rivuga ngo mbese nzatuma batwita ne gutuma babyara, ni ku Uwiteka baza. Mbese nzatuma babyara maze mbazibinda, ni ko Imana yawe iri kukubaza. Turakomeje aho ngaho. Nuko ndi muri uyu mwanya ntumwa ku baganga mu Kuva igice cya 1 umurongo wa 15 kugeza ku wa 20, igice cya 15 kugeza ku murongo wa 20 haranditse murambabarira, Kuva igice cya 1 umurongo wa 15 kugeza ku wa 20. Nari nabicurikiranyije, murambabarira. Kuva igice cya 1 15 umurongo wa 20 havuga ngo hari ababyaza b'Abaheburayo kazi, umwe yitwa Shifura undi yitwa Puwa umwami wa Egiputa. Arababwira ati nimubyaza Abaheburayo kazi mukabona bicaye ku ntebe babyariraho,
nihavuka umuhungu mujye mumuhotora, ariko naba umukobwa abeho. Maze abo babyaza bubaha Imana, ntibakora ibyo bategetswe n'umwami wa Egiputa, ahubwo barareka abahungu babaho. Umwami wa Egiputa ahamagaza abo babyaza, arababaza ati, niki cyatumye mukora mutyo mukareka abahungu bakabaho? Ababyaza basubiza Farawo bati, nuko Abaheburayo batamera nk'Abanyegiputakazi, kuko ari abanyembaraga bakabyara umubyaza atarabageraho. Imana igirira neza abo babyaza, ahubwo ababyaza ubwo bwoko buragwira burakomera cyane. Amen. Ahangaha nabonye abaganga bafite inkota, ijambo inkota zicana mu maboko yabo. Nuko muri uku kuva, iki gitabo cyo kuva, aho ababyaza banze kumvira iryo tegeko bakareka abana b'abahungu b'Abaheburayo bakabaho. Mwibuke ko muri uku kureka aba bana haturutsemo kuboneka kwa Mose. Iyo baza kubahotora Mose yari gupfa. Mwibuke nanone Yesu Kristo avuka, abana b'abahungu barapfuye. Iyo marayika adahungisha umwana, Yesu nawe yari gupfa, ingahunda yitageze. Bakristo bene data nshuti z'umusaraba ntarebye amadini, ni mwitege uru rupfu rw'abana noneho ubwo hari kwicwa abakobwa ntawe uri gusigwa ari abakobwa ari n'abahungu tutakibakeneye. Imana yarambwiye ngo urusaku rwabaye rwishi ku bantu, abakristo n'abapagani ngo twabaye benshi, twabuze aho dutura hano ku isi, mbese isi yatubanye ntoya, twabuze ibyo kurya. Irambwira ngo aho nyura hose mumbwire abantu ngo nimuhumure bantu b'Imana, gutaka kwanyu kwageza aheraho mu ijuru. Imana yumvishe gutaka, kubw'ibyo ngo Uwiteka arongeye asubiriramo rya jambo ry'urutoki ryo muri rya jambo ry'urutoki. Arambwira ngo iyo umuhinzi yahinze urutoki insina zikaba nyinshi umucucike, hakazamo ibirere bishwangara. Irambwira ngo nanone mwana wanjye, ngo nyurutoki hitabana ibikoresho bitatu, isuku, umuhoro n'uruhabuzo. Irambwira ngo aho nyura hose mbabwire ngo ubwo muri kubona mwabaye benshi, ngo ni ukuri Imana ikoreye urutoki rwarwo, irarukoreye cyane. Imana ikoreye uru rutoki ngo ku buryo ubwo muri kumva mwabaye benshi cyane, ngo ni ukuri Imana ije kubagabanya. Aho umuntu yava Nyabugogo akaba yagera wenda na Kacyiru, nta wundi muntu barahura, ubwo ntizabirukorera. Nimuhumure, gutaka kwanyu kwageza hera. Si mu Rwanda gusa, iki kibazo kiri ku isi hose. Imana irambwira ngo muhumure, Imana ije kugikemura, kuko ukuboko kwayo kurushijeho kuremerera isi ndetse n'amahanga yose y'abatuye isi. Nuko ndi muri uyu murongo, Uwiteka Imana arambwira ngo ndamubaza, mbaza ikibazo nti none mwami Uwiteka, hari igihe abantu babyara nta kazima bakodesha, none nabo badafite icyerekezo, nabo ibi bintu birabareba. Imana irambwira ngo nicyo gituma nkubwiye ngo urangurire mu matwi y'abazakumva bose, aho uzagera hose uzabanza ubaseke, ubabwire ngo umukobwa w'i Siyoni arabaneguye kandi arabasetse, abazungurije umutwe. Irambwira ngo yemwe abagira amaso ntimubone, ngo yemwe abapfapfa mwiga ntimufate, ngo ni ryari mwabonye umugabo apfa agasiga umugore watwite, umugore nawe yabyara agahita apfa, ngo uwo mwana akazakura arerewe mu miryango y'ahandi atarezwe ndetse no muri famiye ziwabo, akazarirwa na rubanda, ngo agakura akavamo umugabo cyangwa umugore kandi ijisho rye ritarigeze ribona se na nyina. Irambwira ngo mbese abari kwitwaza ngo nta buzima, nta kazi, ntaki. Imana irambwira ngo mbese twirengagije ijambo rya mu byahishuwe rivuga ngo niyikinga ntihagire ukingura.
yemwe bagabo bene data, Imana yakinze uretse n'umugore n'abana, inda yawe wayishobora? Kuki se usanga ari umuntu usaziye mu bumayibobo agitoraguzwa akirya ibyo bita imisigi ku maresitora birimo utuntu tw'udupapuro n'amakirida byose n'imyanda, kandi ukabona ni umuntu mukuru? Mugira ngo mwebwe mukora mu kubaka amazu mukagira amayetaje ni ubundi bwenge? Imana yarambwiye ngo buri wese ifite ayikanda akemera, icyo cyose yakora ku kantu gato gusa ugahinduka debire, ugatakaza inkonda, ibyiringiro byawe bikabibaye ubusa. Yakora ku kantu gato Uwiteka kuretse, ugasara gutoragura amasashi, abantu bakakuyoberwa, utabona uri muzima wambara ibimeshe, ukabona uryamye mu nzu ukibeshya ko ari ubwenge bwawe. Ndaha hantu mboneye kongera kubwira abaganga muri Yeremiya igice cya 8:9 avuga ngo abanyabwenge baramwaye kandi barafashwe.